Ndabasuhuje mwese aho muri hose mukurikiye kino kiganiro. Nitwa Zaneza Denise, nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, aho tuvugira ukuri kugamije ubumwe burangwa n'urumuri rw'ubumuntu. Mbere yuko tangira ndagira ngo mbashishikarize mwese mutari mwakora subscribe, kubanza kwiyandikisha ndetse no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo igihe cyose ibiganiro bizajya bisohoka bizajye bihita bibageraho kandi mubisangize na bagenzi banyu. Ndabashimiye namwe mwese mukomeje kubana natwe no kudushyigikira muri uru rugendo rwo kwimika ubumwe, ubumuntu ndetse n'urukundo mu Banyarwanda. Uyu munsi rero tukaba dufite umushyitsi musanzwe mumenyereye hano kuri Murakaza Neza, nta wundi ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Presidente w'ishyaka Darufa Umurinzi. Reka mbere yuko dutangira mbanze muhakanya nawe abasuhuze. Madame Victoire Ingabire, ikaze kuri Murakaza Neza. Urakoze Denise Zaneza kunyakira kuri channel yawe Murakaza Neza. Ndagushuhuje ndetse nshuhuje n'abakurikira ibiganiro kunze gutanga. Mboneho n'umwanya wo kugushimira ubwitange ugira bwo gutegura ibiganiro, ufasha abantu gutekereza ku gihugu cyacu, dukora iki kugira ngo twubake igihugu cyacu, twubake igihugu cyiza. Murakoze mwese, ndabashuhuje. Twese tugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu bw'uyu munsi kugira ngo tuganire, kugira ngo mutuganirize ku rwandiko rw'inzira ruganisha u Rwanda ejo hazaza heza, rwanditswe namwe muhagarariye Darufa Umurinzi, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse mufatanyije na Maître Bernard Ntaganda uhagarariye PS Imberakuri, naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RPF Inkotanyi dufite uyu munsi. Mwatubwira mu magambo make impamvu mwabonye ko ari ngombwa ko mwandika uru rwandiko rw'inzira? Ijambo ni ryanyu. Murakoze. Impamvu twahisemo kwandika uru rwandiko twise urwandiko rw'inzira ruganisha u Rwanda ejo hazaza heza, nuko tumaze igihe dukora politike mu kibuga gifunganye. Si ibyo uyu munsi. U Rwanda mu mateka yabyo winjiyemo ukareba, usibye na mbere tubonye ubwigenge, na mbere tukiri mu gihe cy'ubwami, ndagira ngo abantu bakunda kwibagirwa byabereye ku Rucunshu, aho umwamikazi yashatse kwimika umuhungu we akica umwami wari uhari Rutarindwa bakitwikira mu nzu. Ibyo rero ni ibintu byabaye hagati y'abari ku buyobozi bw'igihugu, kandi ruka ko icyo gihe ubutegetsi bwari bufitwe n'abatutsi gusa. Kugira ngo rero njye numvisha abantu ko abantu kenshi usanga bashaka kugira ikibazo cyo mu Rwanda, ko ikibazo dufite ari kurwanira ubutegetsi hagati n'abato n'abatutsi. Ntabwo icyo kibazo rwose gihari. Ikibazo mu Rwanda gihari ni ikibazo cy'imiyoborere. Nubwo noneho umuntu wenda yajya ku butegetsi arushaka ubujyaho, ashaka kubugamaho, ugasanga ari kujya gushaka amaboko, imbaraga muri bwa bwoko bwe. Ibyo rero turagomba, ntabwo ari cyo kibazo dufite. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'imiyoborere. Niyo mpamvu twavuze tuti birakwiriye ko uru rubuga rwa politike mu Rwanda, aho usanga abantu kujya ku butegetsi ari ukwicana. Ubwo nabivuze ku Rucunshu, ariko nyuma tugeze muri Repubulika. Kugira ngo twinjire muri Repubulika habaye ubwicanyi muri 1959, nyuma muri 1973 habaye ubwicanyi, noneho ubwicanyi burenze bwa Karundura muri 1994 bwakorwaga jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi byaha byibasiye inyoko ya muntu, byibasiye abahutu. Ugasanga rero turibaza tutese ni ngombwa ko Abanyarwanda iteka kugira ngo habe impinduka mu gihugu cyacu, Abanyarwanda bagomba kubanza kumeneka, bagomba kwicana, amaraso agomba kumeneka, umuvu w'amaraso, umuntu akajya ku butegetsi habaye umuvu w'amaraso. Ese urwo ruziga rw'urwo bwicanyi ntabwo Abanyarwanda dushobora kurusenya? Dufite ubwenge, dufite ubushobozi, dufite ntacyo tubuze na kimwe cyatuma tudashobora kubaka urubuga rwa politike, kurya abantu bakora politike nta kibazo. Ubu uyu munsi usanga urubuga rwa politike, gukora politike ni synonyme sinzi uko navuga, bihwanye no kuvuga kuba witeguye ko umuntu yazimira, ko umuntu yakwicwa, ko umuntu yafungwa. Ese ibyo bintu ntibishobora guhagarara tugakora politike nziza? Ibyo rero nibyo byatumye tuvuga tuti birakwiriye ko twandika uru rwandiko kugira ngo dutegure u Rwanda ejo hazaza heza, ikibuga cya politike gifasha Abanyarwanda gukora politike mu bwisanzwe. Kugira ngo tugere, birashoboka ko dushobora kubaka igihugu kigendera ku mategeko, uburenganzira bwa muntu kubahirizwa. Birashoboka ko dushobora kubaka u Rwanda rukaba igihugu cyubahiriza amategeko, ku buryo nta munyarwanda wongera kuzira ko atanze ibitekerezo bya politiki. Umuntu yatanga ibitekerezo muri politiki ntibibe icyaha cyo kuba umuntu yafungwa, yakurikiranwa.
iyo umuntu atanze ibitekerezo bya politiki ntibibe impamvu yo kwitwa umwanzi w'igihugu. Igihugu uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa, umuntu ntazire kuba yatanze ibitekerezo ngo usange baramufunze cyangwa arabuze. Birashoboka ko mu Rwanda ku rubuga rwa politiki rufungurwa abanyarwanda twose tugatanga ibitekerezo mu bwisanzure nta kibazo kibaye. Birashoboka ko abanyarwanda twakwegerana tukubaka ubumwe n'ubwiyunge bishingiye ku kuri budashingiye ku marangamutima. Birashoboka ko abanyarwanda nyuma yo kwiyunga tukubaka igihugu kigendera ku mategeko tugakora politiki mu bwisanzure byadufasha kugera ku iterambere rirambye kandi iterambere risangiwe na bose. Ubwo rero ibyo bibazo ureba nibyo byatumye maze kuvuga haruguru, byo byatumye tuvuga tuti ibibazo birahari bimaze kuba karande mu muryango nyarwanda. Ese nta buryo ibyo bibazo twabikemura? Ibibazo rero niyo mpamvu twavuze tuti duteguye uru rwandiko rw'inzira, rutegura u Rwanda ejo hazaza heza rwo gufasha abanyarwanda kugira ngo turangize urwo ruziga turufunge mu by'ukuri. Abanyatwe gukomeza kwizingira muri urwo ruziga rutuma abantu bumva bagomba kuryana kandi twese turi bene kanyarwanda. Murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye y'impamvu mwasanze kuko ari ngombwa ko iyi nzira muyandika, iyi nzira iganisha u Rwanda ejo heza hazaza. Birumvikana kubera ko ibibazo u Rwanda rufite uyu munsi, ibibazo byugarije u Rwanda, kugira ngo bizakemuke hagomba plan, hagomba inzira isobanukiwe na buri wese kandi yoroshye kuyishyira mu bikorwa. Nkunze kuvuga ko kunenga ari byiza kubera ko bituma umuntu urimo gukora nabi cyangwa urimo kuyoba akora neza, agakora ibyo agomba gukora, ariko nanone ni byiza no gutanga ibisubizo. Akaba rero ari ibyo gushimirwa cyane ibyo Dalpha Umurinzi na PS Mberakuri mwakoze mukora uru rwandiko rw'inzira, mwerekana n'ibisubizo ku bibazo byugarije u Rwanda. Mu magambo arambuye mwatubwira iyi nzira ni iyihe, ni ibiki mwashizemo kugira ngo ibibazo dufite bikemuke? Madame Victoire Ingabire. Mu magambo arambuye uru rwandiko uko narimaze kubivuga, hari ibibazo 5 mu by'ukuri byakomeje kuba ingutu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kirebana na politiki. Uko nabivuze mu kanya kashize, usanga politiki ko igenda ihinduranya mu gihugu cyacu, hagiye harabaho politiki yo guheza. Ugasanga abantu bamwe hari politiki ihari ariko hari abantu bamwe batafite urwinjiriro. Muri 1998 rero FPR yari yakoresheje ibiganiro mu byo bise ibiganiro byo mu rugwiro. Noneho nk'icyo kibazo kireba imiyoborere kijyanye na politiki bakize, kijyanye na demokarasi. FPR rero izana icyo bise gukora demokarasi yumvikanyweho. Ariko uko iminsi yagiye ihita ugasanga ya demokarasi yumvikanyweho iragenda ishyira ku ruhande abantu bamwe yimakaza abandi. Ugasanga rero icyo kibazo nacyo ni ukuvuga ko cya kibazo kitashoboye kurangira. Nubwo tukavuga tuti iki kibazo cya demokarasi yo gushyira abantu bamwe ku ruhande abandi bakagira, nicyo cyagiye gikomeza gutera imvururu mu gihugu cyacu. Ukavuga iki kibazo kiragomba kurangira. Hari ikibazo kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Nabivuze uko gusimburana ku butegetsi byagiye bisiga ibikomere mu mitima y'abanyarwanda. Abanyarwanda ntibashobore kwiyunga. N'uyu munsi abanyarwanda ntabwo turashobora kwiyunga. Ejo bundi Pasiteri Rutayisire yavuze neza, avuga ati icyo FPR yakoze ni ukubanisha abanyarwanda amahoro, ariko ubwiyunge ntabwo buhari. Ubwiyunge twabugeraho ari uko abanyarwanda bashobora kubona urugo rwo kuvuga, buri wese akavuga igikomere cye kiri ku mutima, hanyuma yamara kuvuga igikomere cyo kuri ku mutima hakabaho na politiki yo komora ibyo bikomere. Ntabwo ari ibyo bintu bishobora kuba hatabayeho ukuri hagati y'abanyarwanda ngo tubwizanye ukuri, twubakire ku mateka y'ukuri kwacu kw'ibyabaye, kuko amateka ntabwo ari ibintu abantu bahimba. Amateka ntabwo akorwa mu nyungu za politiki. Amateka ni ukuri kw'ibintu byabaye. Donc ni la réalité des faits. Donc ntabwo ushobora guhimbuka ukagira utari ko ntabwo bihindura ku kuri kw'ibyabaye. Ukuri kw'ibyabaye rero niko kwadufasha komora ibikomere byacu. Ubwo bumwe n'ubwiyunge rero tukavuga tuti ntabwo dushobora kugeraho igihe abanyarwanda tutarashobora guhuza amateka y'ibyabaye mu gihugu cyacu ngo tuyemeranywe. Uyu munsi usanga
kubera ikibazo cy'amacakubiri cyabaye mu gihugu cyacu, abanyarwanda bamwe batinya abandi, ugasanga abanyarwanda bamwe baratinya abandi, baravuga bati wenda bari bagamije kwihorera bariya se, donc ugasanga uko kutizerana hagati y'abanyarwanda cyari ikibazo hagati yabo. Ndetse dufite n'ikibazo kijyanye n'aya mateka, ko dusanga kutumvikana, hari uburyo usanga abantu batumvikana, abarokotse bose kugira ngo bashobore kwibuka ababo. Hari abatikiriye mu ntambara zo mu Rwanda mbere mu gihe cya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Donc ibyo byose ntabwo bivugwa, kandi nyamara umunyarwanda byakomerekeje arahari. Donc tukavuga tuti ubwo bwiyunge, donc iyo ntambwe tutarayigeraho byakomera. None tukanavuga tuti kugira ngo bigerweho birasaba ko dushyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ariko igizwe n'abanyarwanda bo mu ngeri zose, atari ishyaka rimwe riri ku butegetsi ngo rivuge riti twebwe dushyizeho komisiyo tunagiranye n'abajyamo dutanze n'umurongo. Birasaba ko abantu bicara hamwe, kuko kandi twebwe mu nyandiko twanditse turavuga tuti birashoboka guhindura amateka mabi yaranze u Rwanda kugira ngo babe isomo kuri buri munyarwanda, kuko ntabwo amateka yacu tugomba kuyahunga, nta naho twanayahungira, kuko amateka arahari n'ibyabaye nabivuze kuvuga mu kandi, ahubwo twareba ese amasomo twakuye mu mateka mabi ni ayahe, tukashaka uburyo amateka mabi kugira ngo twomorane ibikomere n'uburyo bwo guhana imbabazi, abantu tugahana imbabazi ku byaha twabonye, ariko kugira ngo abantu bahane imbabazi banababarirane n'ibyo byo kwirirwa abantu birukanka nyuma y'abandi birangire, ni uko abanyarwanda tubanza twicara tukemeranywa ku mateka yabaye mu gihugu cyacu hagati y'imyaka 1990 n'umwaka w'2000. Icyo ni ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Noneho kurebera uburyo tugomba kubaka igihugu kigendera ku mategeko, uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa. Iki kibazo nacyo abantu rwose bari bakizeho muri iyo nama yo mu Rugwiro y'1998. Noneho tugasanga rwose bavuguriye amategeko. Uyu munsi dufite itegeko nshinga, dufite n'andi mategeko atuma ubuzima bw'igihugu bukora, dufite inzego z'igihugu, ariko tugasanga ya mategeko kugira ngo ashobore gushyirwa mu bikorwa yubahirizwe ni ikibazo gikomeye. Nuko biragoye ko dufite amategeko, tumaze iminsi mubona nk'urugomo rukorerwa abaturage hirya no hino mu gihugu, kandi rukozwe n'abantu bari mu nzego z'ubuyobozi zibanze cyangwa bari mu nzego z'umutekano, bari abadaso. None ukavuga uti aya mategeko sabereho ndi, none niba wa wundi witwa ko ari umuyobozi warushinzwe kuyubahiriza ngo akurikizwe ari wiyishe, none se biragenda gute? Donc ugasanga aho ngaho turacyafite ikibazo. Kuko dufite ikibazo cy'impunzi nyinshi hanze y'igihugu. Nawe uri mu mbaza turimo tuganira uri hanze y'igihugu. Donc ikibazo cy'impunzi, ikintu cyantangaje, nasomye ibyo biganiro byabaye mu Rugwiro, mu kibazo cy'impunzi harimo abanyarwanda, noneho ugasanga benshi ubu nabo barahunze igihugu bari hanze. Ukavuga uti rero ni ikibazo nubwo kizwi icyo gihe, ariko ntabwo cyakemuwe, kiracyahari. Kuko muri iyo nama baravugaga bati kuki dufite impunzi hanze, bakavuga ati impunzi zahunze 1994 kubera ibibazo byabaye. Ariko noneho igitangaje n'abari muri iyo nama, na General Kayumba, General Habyarimana, nabo barahunze bari hanze, n'abandi benshi bagiye bahunga nabo bari hanze. Nubwo ni ukuvuga ko wa muti bafashe kuri icyo kibazo cy'impunzi ntabwo mu by'ukuri ari nyawo. Twebwe twarasesengura turavuga tuti kuki nk'ikibazo cy'impunzi kidarangira mu bibazo byo mu Rwanda, kuko kuva 59 nibwo impunzi za mbere zabaye, na mbere yaho habaga impunzi, ariko kenshi wasangaga ari impunzi zigiye gushaka uburyo bwo kubaho cyangwa iki. Ariko urebye 59 nibwo hatangiye kugenda koko impunzi twakwita ko ari impunzi za politiki zigiye kubera ibibazo bya politiki bibaye mu gihugu. Noneho tukavuga tuti kuki izo mpunzi ikibazo cyazo kitarangiye. Ariko twasesengura tugasanga ikibazo cy'impunzi abantu barakize, ariko bakakiga, ubutegetsi buriho bukiga ikibazo cy'impunzi ntibugire uruhare rugenera impunzi. Tuvuge ku gihe cya Kayibanda yaricaga akabwira impunzi ziri hanze ati nimutahe, gusa bikaba bihagije akavuga ati ubwo nabahamagaye birarangiye. Ariko abo bantu baravugaga batese turataha turebye uburyo twavuyemo, icyizere cy'uko tuzasubirayo tukagira umutekano urambye n'ubu, icyizere cy'uko tuzasubirayo uburenganzira bwacu bukozwe n'ubu. Ugasanga nyine bitumye nta cyizere bibagezemo, bakavuga ati ntabwo dushobora gutaha. Ku gihe cya Habyarimana uzi ko hari habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'Ubugande na HCR, ariko impunzi mu by'ukuri nta ruhare runini zifitemo. Urwo ruhare rero kuba impunzi zitagira atari zo za mbere z'ikubitiro zigira uruhare mu gushaka uburyo ibibazo byabo byakemurwa, nibyo byatumye mu by'ukuri haba ikibazo cy'uko
byahise bihagarara nyine ikibazo cy'impunzi nticyakemuka. N'uyu munsi murahari, muri impunzi, muri hanze. Ubutegetsi bwa FPR bwakoze uko bushoboye, bukoresha za lobbying, ugera gute baravuga ngo ubuhungiro ku banyarwanda biracitse, ariko ntabwo kubivuga gusa nta gikozwe mu kibazo kirangire ntacyo bitanga. Nose ko bavuze ngo birahagaze bituma tudafite impunzi, tudafite n'abandi bahunga, se ibibazo biracyahari. None twe tukavuga tuti rero kugira ngo ikibazo cy'impunzi kirangire nuko abanyarwanda bagira uruhare, donc abanyarwanda twicara hamwe nk'abanyarwanda tukabiganira. Kandi nabivuze FPR yagize neza ikoresha ibyo biganiro muri iyo myaka yashize, ariko tukavuga tuti uyu munsi aho u Rwanda rugeze hashize imyaka 20 irenga bakoresheje ibyo biganiro. Birasaba ko abanyarwanda bongera bakicara bakareba bakavuga bati bya biganiro ko hari icyo byatugejejeho, bya biganiro icyo byagezeho, ariko uyu munsi ese bya bibazo twigaga bihagaze bite uyu munsi? Kuko nk'ikibazo cy'impunzi twebwe muri uru Rwandiko rw'inzira turavuga tuti birakwiriye ko abanyarwanda bicara bakaganira, harimo n'izo mpunzi. Izo mpunzi ubwazo zigomba kwicarana n'abari mu gihugu, noneho tukareba ese kuki mudatahuka, ese harabura ni ikihe cyizere cyangwa ni iki musaba, ni iki mukeneye kugira ngo mwumve ko mufite umutekano, kuba mwataha mukazana ubumenyi mu gihugu cyacu, kuko turakeneye ubumenyi mufite aho ngaho hanze, turabukeneye, dukeneye ubumenyi mufite mu ngeri zinyuranye. Ubwo bumenyi turabukeneye ko mubuzana ukubaka igihugu cyacu. U Rwanda cyari mu bihugu bikennye, iyo ngeze kuri iyo ngingo ndavuga ni u Rwanda turi mu bihugu bikennye. Nta kuntu rero ubwo igihugu cyacu twazakivana mu bukene abanyarwanda twese tudahurije imbaraga hamwe tujye mu iterambere. Ni rya terambere naryo tuvuga duti ntabwo iterambere rirambye dushobora kurigeraho kandi ngo rigere kuri buri wese igihe nyine buri munyarwanda wese atarigizemo uruhare. Kuko niba dufite mwebwe muri hanze mufite ubumenyi mwagiye mugira hirya no hino, mu minsi yashize nabonye ikintu cyiza, umwana w'umusore wize ibintu byo kubaka, sinzi ukuntu yanyuze mu Rwanda ukuntu bubaka, aravuga ati rwose ibyo ntabwo bigezweho, n'ubutaka dufite ni butoya, ubu barimo arubaka amazu medere. N'iyo rero usanga ari amazu nk'amwe y'u Burayi, ya mazu babubatse ku mirongo, abo ugasanga abantu benshi bashobora gutura umwanya mutoya. Urumva nk'ubwo ni ubumenyi yazanye muri iki gihugu. Namwe mufite abandi n'abandi bafite ubundi bumenyi. Ubwo bumenyi bw'abanyarwanda bari hanze burakeneye, ariko bafite impungenge zo kuvuga batese nidutaha ese turaba dutekanye. Nyine impungenge mufite ku rundi ruhande nkavuga ntizifite ishingiro, kuko niba mubona nk'inkuru zivuga ngo Shyaka Gilbert ubu ngubu ntawe uzaho ari, bimeze bite, mukumva Bahati, mukumva Karasira, no kujya abantu baribaza bati bibatera impungenge. Ndabyumva, inzira nanyuzemo hano muri uru Rwanda ntegera kuri bimwe mu byatumye abantu batinya. Urumva hari ibibazo byinshi bituma abantu batinya. None twe tukavuga muri uru Rwanda, muri uru rwandiko kuko birakwiriye ko abanyarwanda bicara hamwe bakaganira. Ibyo kwicara abantu bamwe bakaganira byo navugaga amategeko turayafite. Iyo ugiye mu itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 10 agakakayo ka 6 handitsemo ko ibibazo by'abanyarwanda bigomba gukemurwa abanyarwanda bicaye hamwe bakaganira. Nuko urumva rero ni ibintu bishoboka. Kuba no muri 1999 byarakozwe ni ibintu bishoboka. Navuga ko mbese kwaba kwicara abantu bagakora nk'ikintu cya evaluation, kureba 1998 za gahunda twafashe zatugejeje hehe, kandi abantu bakanibuka yuko u Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda rugenda usibye n'u Rwanda n'isi igenda ihindagurika kubera nyine aho isi niko bimeze. Hari byinshi bigenda bihindagurika. Mwebwe rubyiruko mwakuriye hanze, mufite uko mutekereza nuko mube n'isi y'uyu munsi no ku muntu w'u Rwanda. Hari urubyiruko ruri hano mu gihugu narwo rurimo rubyiruka. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwo muri 1998 na gahunda barufatiye byari bijyanye na kiriya gihe, ariko uyu munsi hari urundi rubyiruko rufite indi mitekerereze. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi n'ibyo bya bindi ntabwo ari byo bikiri imbere cyane kuri bo baratekereza urundi Rwanda rutuma bashobora kubona imirimo yo gukora, urundi Rwanda rutuma bashobora kuza kwinvestisa mu gihugu cyabo, urundi Rwanda donc bafite urundi Rwanda mu mitwe yabo. Urwo Rwanda rero urwo rubyiruko mwe mukiri bato mufite mu mitwe yabo nibo twatekerejeho, turavuga tuti uru Rwanda rw'ejo tugomba kurutegurira inzira bagomba kunyuramo kugira ngo baze bakore politiki, abashaka gukora politiki baze biyunga, bari mu gihugu bari hanze biyunga, bari mu gihugu biyunga, bari hanze biyunge nabo mu gihugu. Ni ngombwa ko Umunyarwanda avuga ati ndaza n'investisa mu Rwanda nta kibazo ndi bugire. Ni ngombwa ko iryo terambere rigera kuri bose. Donc urumva niyo mpamvu twavuze turi u Rwanda rw'ejo. Hari inzira tugomba kunyuramo twese abanyarwanda, kandi nkaba nizera ko iyo nzira abanyarwanda twese tuzashobora kuyinyuramo kugira ngo nyine dushobore kubaka u Rwanda rufite amahoro, rufite ituze. Rega ntabwo dufite ntawaturoze guhora twicana cyangwa guhora tubayeho nabi. Bivuga ko dutekereza positive, ngo dutekereze positive, dutekereza positivement tukanakora positivement, nta kintu zatuma tubaka igihugu cyiza, kandi ibyo dushobora kugeraho rwose. Murakoze.
murakoze cyane Victoire Ingabire. Kuri ibyo bisobanuro muduhaye kuri iyo nzira, ukuntu mwayiteguye n'ukuntu mubona n'ibikorwa mubona byakorwa kugira ngo iyo nzira koko itugeze ejo heza hazaza, igeze u Rwanda ejo heza hazaza. Mwagize muti hari ibyo mwanditse, ndagira ngo mbisomere abadukurikiye. Kugira ngo urwandiko rw'inzira rushyirwe mu bikorwa, mwaravuze muti abatavuga rumwe na leta n'imiryango idaharanira inyungu za politiki, amashyaka atavuga rumwe na leta n'imiryango idaharanira inyungu za politiki ni abafatanyabikorwa b'imena mu guharanira ejo hazaza heza h'u Rwanda. Abafite ubunararibonye bemeza ko nta gihugu gishobora guhangana n'ibibazo igihe cyose kidaha umwanya ukwiye abo bafatanyabikorwa. Niyo mpamvu kugira ngo uru rwandiko rw'inzira rushyirwe mu bikorwa, abatavuga rumwe na leta ndetse n'imiryango idaharanira inyungu za politiki bagomba gukora ibikurikira kugira ngo buzuze inshingano zabo: kugira uruhare mu kugena inzira igeza u Rwanda ku ejo heza hazaza, kwirinda kurangwa n'irondakoko mu biganiro bya politiki, kuzirikana ko uruhare rw'abatavuga rumwe na leta ari ukuyinenga bigamije kubaka no kuyibaza ibyo ikorera rubanda, kugira uruhare mu kwigisha rubanda ibijyanye n'amahame ya demokarasi yimakaza ibitekerezo binyuranye muri politiki y'amashyaka menshi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, gukangurira impunzi kugira uruhare mu biganiro bya politiki. Icyanyuma, kugira uruhare mu kongera kubaka icyizere muri rubanda. Madame Victoire Ingabire, murumva ibi bishoboka? Ibi mwanditse mufatanyije na Maître Bernard Ntaganda. Murumva leta ya RPF Inkotanyi izemera koko ko abanyarwanda bicara hamwe bakubaka bagasana imitima y'abanyarwanda, bakubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda? Ibi murumva bishoboka? Ariko se biramutse bidashobotse murabona ari iki kindi cyakorwa? Ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane. Mfite ikibazo nkunda kwibaza. FPR nibyo ivuga ko ari moteri n'ubutegetsi dufite, ni FPR ku butegetsi. Ariko ku cy'abanyarwanda twumva ko ibibazo tugomba kubiharira FPR. Kuki twumva ko FPR ari igomba kuturangiriza ibibazo? Ngenda ngira ngo abantu bakora iki kiganiro buri wese yibaze, ni umukoro mpaye buri wese. Wowe wumva ifite uruhare rwawe ari uruhe kugira ngo ibyo bibazo nyine byabaye ngo mu gihugu cyacu birangire? Wowe wumva urubazo rwawe ari uruhe? Kuko ntabwo nitwicara twumva ko FPR igomba kudukorera ibintu, izakora ibyo yumva kandi ishaka. Njye nkunze kubwira abanyarwanda, abantu bari mu nzego z'ubuyobozi bagiyemo kubera ko twe twabahaye uwo mwanya. Donc ndajya ngo filozofi mu mitwe y'abantu nabyitikize kugira ngo imitekerereze y'abanyarwanda ihinduke. Donc turicara tukumva ko hari abantu bagomba kuturangiriza ibibazo. Ndagira ngo tujye mu bintu byoroshye. Abantu bari ku buyobozi baburiho, wenda mbere babanje gufata intwaro, ariko nyuma habaye amatora, hari iki haba amatora. Ni ukuvuga ko imbaraga bafite uyu munsi bazihabwa natwe tuyoborwa. Ni ukuvuga ko natwe tuyoborwa tugomba kugira uruhare mu bidukorerwa. Dufite uruhare runakomeye cyane. Twe tuyoborwa dufite imbaraga zirusha, kuko abayobozi bacu imbaraga bafite bazikura muri twebwe. Nitwe rero dufite imbaraga zo kureba tukavuga tuti uyu munsi u Rwanda dushaka rutegura ejo hazaza ni u Rwanda rufite urubuga abanyepolitiki bakoreramo nta kwicana, ni u Rwanda abanyarwanda bunze ubumwe, ni u Rwanda rw'igihugu kigendera ku mategeko, uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa, ni u Rwanda iterambere rigera kuri bose. Niba ibyo bintu ubona ari byo, kuki utatangira kuvuga uti kuva uyu munsi uru rugendo rutegura ejo hazaza heza nk'umunyarwanda niyemeje kurutangira, ndugiyemo. Uru rwandiko ndasaba ntabwo ari urwa FPR, ni urw'abanyarwanda twese tuvuga tuti birakwiriye ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko, birakwiriye ko abanyarwanda tubana mu bumwe n'ubwiyunge, birakwiriye ko abanyarwanda tugira politike abantu batagomba kwicwa cyangwa gufungwa cyangwa iki, birakwiriye ko abanyarwanda tugira iterambere ry'ibinoze. Ukavuga uti izo ngingo
uko ari 5 nzigize izanjye kandi ngiye guharanira ko zishyirwa mu bikorwa. Ntabwo ari FPR igomba kuzishyira mu bikorwa, ni wowe. Ndagira ngo buri wese yumve ko ni wowe ugomba kubishyira mu bikorwa. Uruhare rwawe ni uruhe ku gihugu cyawe kugira ngo twubake u Rwanda, izo ngingo 5 zagiye mu bikorwa? Uruhare rwawe ni buri wese abanze bibaze uruhare rwe, namara kumva ko afite uruhare azatangira kugira icyo akora. Uratekereza ko abanyarwanda tuyobowe uko tungana, dufashe uru Rwanda tukagira urwacu, bikaba declaration yacu ya buri munsi, buri munyarwanda ahwara akavuga ati izi ngingo politike idaheza, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, igihugu kigendera ku mategeko, kikubahiriza uburenganzira bwa muntu, iterambere rigera kuri bose. Ibyo bintu umunyarwanda akavuga ati ibi bintu ni ibyanjye kandi ashaka kugerwa mu gihugu cyanjye kandi agomba kugira icyo nkora kugira ngo bigerweho. Uratekereza ko FPR ariyo yavuga ngo ntabwo biri bukunde? Byakunda, kuko buri munyarwanda yabahagurutse avuga ati ibi nibyo dushaka mu gihugu cyacu, nibyo dushaka kubakiraho. Ndagira ngo sabe abanyarwanda rwose twumve ko FPR igizwe n'abanyarwanda nkatwe, natwe turi abanyarwanda, ariko FPR ntabwo ari izaturangiriza ibibazo. Natwe twibaze tuti uruhare rwacu ni uruhe, icyo ngomba gukora ni ikihe kugira ngo uru rwandiko rw'inzira itegura u Rwanda h'ejo hazaza bishyirwe mu bikorwa, ibirimo bishyirwe mu bikorwa, kuko ni urwandiko rugira urwawe, wirugira urwa FPR, wirugira urwa Ingabire, wirugira urwa Maître Ntaganda, rugira urwawe uvuga ati iyi nzira kuva uyu munsi, iyi nzira iganisha u Rwanda rwa ejo hazaza nyigiyemo, niyemeje kuyinjiramo, niyemeje kuyijyamo. Nituyigira iyacu iyi nzira, tukavuga tutugiyemo twese dutoye umurongo. Ndagira ngo mbabwire ko ikibazo ntabwo ari icya FPR, ikibazo ni icyacu. Donc twe kujya nyamaze kubona ko kugira ngo twikize turavuga ngo FPR ntizabyemera, ariko FPR se niyo yonyine igize. Wese n'uri umunyarwanda, wese n'ufite uburenganzira bumwe ku Rwanda nk'abandi nk'abo ngabo ni mu kuvuga bo muri FPR. Twese njya muri abanyarwanda dufite uburenganzira bungana ku gihugu, ufite uburenganzira bwo gutekerereza icyiza igihugu cyawe, ufite n'uburenganzira bwo gukorera igihugu cyawe. Ntabwo rero u Rwanda ari umurage wa FPR, u Rwanda ni umurage w'abanyarwanda twese. Nawe ibaza aho uri, wikwibaza ngo FPR igomba kubyemera. Ese wowe urabyemera? Niba ubyemera wemeye kubigira ibyawe, niba wemeye kubigira ibyawe se wemeye kugira icyo ukora kugira ngo bigerweho? Icyo ngicyo nicyo nifuza ko abanyarwanda bamenya, bumva ko ikibazo ntabwo kizakemurwa na FPR, kizakemurwa n'abo buri munyarwanda wese. Tuvane mu mutwe ibintu byo gukomeza gutekereza tuvuga ngo FPR ntizabyemera, FPR ntigomba kubikora. Ni twebwe, ni buri munyarwanda ugomba kubikora. Murakoze cyane. Nshimishijwe nuko mwashimangiye ko abanyarwanda bagomba kumenya uburenganzira bwabo. Leta iriho, leta zose, imbaraga ziba zifite ni twebwe abaturage tuziha izo mbaraga. Mu gihe rero leta itarimo kubahiriza inshingano zayo, mu gihe uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, mu gihe amategeko atubahirizwa, ni twebwe abaturage, ni twebwe abanyarwanda tugomba kuyibaza no kuyereka ko ibirimo gukorwa atari byo kandi ko ibintu bigomba guhinduka. Izo mbaraga nitwe tuzifite, nitwe tugomba kuzaka leta tukazisubiza ku buryo bw'amahoro, ku buryo butamena amaraso, ku buryo bwa demokarasi. Tugana ku musozo, ndagira ngo mbabaze, iyi nzira ndende murabona izafata igihe kingana iki kugira ngo ibi byose bishyirwe mu bikorwa? Kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, bizatangira gushyirwa mu bikorwa igihe umubare munini w'abanyarwanda uzaba umaze kuvuga uti uru rwandiko ndugize urwanjye, iyi nzira ngiye kuyitangira, ninjiye muri iyi nzira. Nicyo nsaba abanyarwanda rero muri iki kiganiro, abadukurikira mwese ndabatumiye, ndabasabye, tangira uyu munsi kuvuga uti, wiyandikije uvuga uti uyu munsi ngewe uru rwandiko rw'inzira ndugize urwanjye, iyi nzira ngiye kuyitangira. Kuko iyi nzira izaba ndende bitewe n'uko abanyarwanda n'ubwitabire bw'abanyarwanda. Ni tuyitabira turi benshi, tukavuga tuti uru rugendo rutegura u Rwanda rw'ejo hazaza twese turwinjiyemo, tugiye kurugendera hamwe. Urwo rugendo ruzaba rugufiye, ariko nitwumva ko ari ibya FPR nitabyemera bitazakunda, urugendo ruzaba rurerure kuko abazarugenda azaba ari bakeya. Niyo mpamvu rero mpamagarira abanyarwanda, ni mwitabire uru rwandiko mu rugero rwanyu, inzira tuyinjiremo twese yo gukora ku buryo za ngingo 5 zirimo kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kubaka politiki idaheza, kwibahiriza uburenganzira bwa muntu, gushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, n'iterambere ridaheza rigera kuri bose. Ibyo bintu uko ari 5, tangira uyu munsi uvuga uti ngewe urwo rugendo ugiye kurutangira. Nurutangira rwose ndakubwira ko mu myaka 2 urwo rugendo tuzaba turushoje, kandi turushoje mu mahoro.
ariko numva ko atari urwayo bitakureba ko hari abandi bagomba kubikora ukumva ko birareba ubwo abanyapolitiki birareba FPR ntabwo bizakunda ndagira rero ngo urugendo rwose ruzagerwa natwe uko twitabiriye ku rugenda turi benshi cyangwa se uko twitabiriye ku rugenda turi bake nongera gusaba abanyarwanda rwose kumva ko ibibazo by'igihugu cyacu nitwe tuzabirangiza naho tuzabiturangiriza ntabwo FPR izabirangiza yonyine FPR nabo ni abanyarwanda nkatwe twumve ko twese dufite uburenganzira ku gihugu cyacu dufite n'uruhare mu kugira ngo ibintu bigende neza mu gihugu cyacu murakoze murakoze cyane kandi njye nanakongeraho ko FPR nta nyungu ifite mu gukemura ibibazo abanyarwanda bafite uyu munsi ni twebwe rero banyarwanda twebwe abaturage tugomba guhaguruka bwa mbere tukajya imbere tukerekana ibibazo byose bihari nuko bigomba gukemuka tugana ku musozo ndagira ngo mbanze mbashimire kuba mwaratanze ibisubizo bidasenya iby'igihugu n'abanyarwanda bamaze kugeraho ibisubizo bitarimo guhohotera ikiremwa muntu ibisubizo kuri buri munyarwanda wese hatari mu ivangura ibisubizo byimakaza demokarasi ibyo ni ibyo gushimira cyane mbere yuko turangiza nagira ngo mbanze bibashimire ndetse na Maître Bernard Ntaganda muri aka kazi mukomeje gukora mushishikariza abanyarwanda mubereka guharanira uburenganzira bwabo ariko mubereka inzira y'amahoro inzira ya demokarasi babikoramo ikibazo cya nyuma ndagira ngo tuvuge ku karengane gakabije gakomeje gukorwa mu gihugu cyacu gakomeje kwiyongera gakomeje gukorerwa abana b'abanyarwanda harimo abasenyerwa ntibahabwe ingurane basenyewe na leta abakorerwa iyicarubozo muri gereza abaraswa n'inzego z'umutekano ku manywa y'ihangu dukunze kubibona abashimutwa kubera ko batavuga rumwe na leta ababuzwa kuva mu gihugu kugira ngo bajye gushaka amaramuko ahandi abafungirwa kuba bavuga ukuri ku mateka yabo n'ibindi byinshi birakabije mu by'ukuri ibi bintu Madame Victoire Ingabire murabona bizarangira gute murakoze bizarangizwa n'urwandiko rw'inzira ruganisha u Rwanda ejo hazaza nta kindi gisubizo kuko abanyarwanda ntibajye gushakishiriza ahandi ntibajye kurota ahandi igisubizo ni kimwe nuko twemera ko rwandiko rw'inzira turufata tukagira urwacu rukaba igisubizo kuko ni cyo gisubizo kuri ibyo byose kuko niba twubatse igihugu kigendera ku mategeko nyine ibyo bibazo byose urondoye ntabwo byahaba ndagira akantu gatoya ngira uravuze uti gatoya mu cyo waruvuze mu kanya uvuga uti FPR wenda ntifite ubushake bwo kurangiza ibibazo ashobora kuba aribwo buryo bwayo bwo kubona ibintu mu kinyarwanda turavuga ngo uburyo amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe ntabwo ishobora kuba ari ukwibona ibintu bigomba kugenda niyo mpamvu mbwira abanyarwanda dore niba FPR ibona ari kuriya bigomba kugenda ariko hakaba abandi babona ko hari ukundi bigomba kugenda ko ibibazo byakomeje kutarangira donc tutagomba kuvuga ngo turabiharire FPR kuko niba ibyikora njya mbwira abantu niba FPR imaze imyaka 27 ku butegetsi niba ibyo bibazo bikomeje gukomeza kuba nuko nyine buriya nta kubitakoze bashyizemo imbaraga zayo zose ari ukuvuga ko rero twebwe abanyarwanda nitwe tugomba kwicara tukavuga tuti ibyo barimo gukora ntabwo barimo kuturangiriza ibibazo nk'abanyarwanda natwe ubwacu twishakemo ibisubizo nacyo FPR ni siroga FPR ngo twishakemo ibisubizo nitwishakemo ibisubizo nyine ibibazo byacu dufite tumenye ko natwe tugomba kubirangiza turabirangiza dute turabikora dute ibyo twicara hamwe tubikore ni urwandiko rw'inzira nyine twicare tuvuge nk'abanyarwanda si ngombwa ko ari abantu wenda bategereje ko FPR izatumiza iyo nama ariko mbese hagati yacu twebwe abanyarwanda tubona ko ibyo bibazo ariko bimeze turiteguye kuba twabiganiraho no kuvuga nyine ngo dushake uburyo nyine bishyirwa mu bikorwa atari bya bindi byo gupingana abantu bamwe batekereza bati buriya bwari byanditswe na Bernard na Maître Bernard na Victoire ubwo nibyo ntabwo ari ibyacu urwandiko buri wese narugira urwe noneho nibumva urugize urwawe tuganire nk'uko turimo turaganira bicaye bose nicaye mu Rwanda isi yabaye umudugudu ngo biroroshye cyane ko abantu baganira bakavuga bati nyamuneka ibintu se tubishyire mu bikorwa gute ibi turabigeraho gute kuko tugeze umubare munini w'abanyarwanda bavuga bati u Rwanda kurashyirwa mu nzira mu bikorwa ntabwo FPR rero yaba inzitizi ku banyarwanda rega abanyarwanda ngewe iyo abantu bavuga FPR ndavuga nibwo n'urwitwazo wowe uruhare rwawe n'uwo shaka uruhare rwawe numara kurubona urwegeranye ku rw'abandi n'abandi ntabwo FPR izaba ikibazo
abanyarwanda baramuka bashyize hamwe bavuga bati uru rwandiko rw'inzira rugomba gushyirwa hamwe, rugomba gushyirwa mu bikorwa, ntabwo FPR izaba ikibazo. Ikibazo ni twebwe, ikibazo ni wowe, ikibazo ni ngewe. Ese ndakora iki kugira ngo u rwandiko rushyirwe mu nzira, rushyirwe mu bikorwa? Hari ibyo tugomba gukora kandi bifasha buri munyarwanda wese, na FPR izabibonamo inyungu, kuko ntabwo ari ibisubizo twatanze tuvuga ngo ni ibisubizo ku bantu bamwe, ni ibisubizo byo kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzaba ari urw'abanyarwanda, buri munyarwanda wese yibonamo. Nta munsi tugifite, nta muntu ukibona muke, oya, buri munyarwanda wese avuga ati uru Rwanda ni urwacu twese, turufiteho uburenganzira bumwe, tufiteho uburenganzira bumwe, nakora icyo numva ntekereza kitagira uwo kibangamira, umunyarwanda nkanjye cyangwa n'umuturarwanda wundi, ariko wumve ko hari uruhare ugomba kugira. Twe kubiharira FPR ntabwo ari ibya FPR, ni iby'abanyarwanda. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane Madame Victoire Ingabire kuba mwafashe akanya ko kuza kutuganiriza. Nkaba nizera ko n'ikindi gihe muzaza kutuganiriza ku zindi ngingo zifite icyo zimariye sosiyete nyarwanda, zifite icyo zimariye igihugu cyacu ndetse n'abanyarwanda bose. Mwakoze cyane. Namwe mwakoze, nta kibazo rwose, ndahari igihe cyose muzankenera. Murakoze. Ndabashimiye namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, bifuriza amahoro n'imigisha y'Imana aho muri hose, kandi mbashishikariza gukomeza guharanira uburenganzira bwanyu ndetse n'ubw'abanyarwanda bose muri rusange. Dukomeze duharanire gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Mwari kumwe nanjye Zaneza Denise hano kuri Murakaza Neza, naho ubutaha.